bikorwa twashoboye kugeraho ni turasobanurirwa n'abakoze ibyo bikorwa. Ibyo murikabikorwa nirirangira turakomereza hano imbere kuri iki kibuga mubona, turaza gusura uyu mukino, turaza kubasobanurira uko tugomba kuwukurikirana. Iki gikorwa cyo gusura uyu mukino ntabwo kiri butinde, nikirangira turaza gukomereza ku magambo cyangwa se yateguwe n'abayobozi bari budusura. Nitumara kugera mu myanya yacu, nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Nyaruguru araza kwifuza ikaze ndetse y'abashyitsi, anatwereke abashyitsi batugendereye. Turaza gukurikizaho ijambo ry'uhagarariye NCPD ku rwego rw'igihugu rigezweho na visi perezida. Iryo jambo turaza kwakira ijambo ry'umushyitsi mukuru w'igihugu. Turakurikirana ubwitonzi twese kumva impanuro ijyanye n'uyu munsi. Turaza kurumvikana ijambo ry'umushyitsi mukuru w'igihugu kuganisha no ku musozo w'iki gikorwa kimwe cya gatatu. Muri make iyo niyo gahunda turi gukurikize abashyitsi bacu bakuru bamara kugera kuri iki kibuga. Murakoze. Hariya hirya nanone hari izindi serivisi zirimo zihatangirwa ku ruhande rwo hepfo, serivisi zijyanye no kuboneza urubyaro. Abifuza iyo serivisi hari abaganga babyigiye babizobereyemo, naho ubusitani buri kuyisura uko ibihe bikomeza muri uyu munsi. Murakoze. Twakomezanya no ku ruhande rw'ibyuma bagashyiramo intebe. Dukora vendedores mostrata kirasoboye kandi kirasobotse ntabwo gihemba bose cyangwa kukoza oya mutu no kukurva ngiye master kandi bitumwana umuntu ufite umuga mutu arasoboye kandi kirasobotse oya ndetse bose buri mwese agaciro kako dafite umuga afite biri mu Rwanda rwa Afurika
Dari kata imbere, dikatakan imbere, dikatakan imbere. Sahabat kita boleh imbere, mereka nak pergi imbere. Setelah kita boleh, setelah kita ada, kan kita boleh nak kita berdoa. Awak sini, ada apa lagi pula? Ayat tu, awak mesti dulu makan dekat semua teman-teman. Kan kita selesai. Sebab itu sebelum makan dekat nak berapa teman-teman. Untuk berjumpa jam, bagaimana berjumpa? Semua tengah berjumpa. Jadi kita betul. Semua tengah berjumpa. Bagaimana berjumpa? Jadi kita boleh, kita boleh. Macam-macam boleh. Kita harus boleh. Okay. Mereka nak berkaki katakan yang berubah. Mereka nak berkaki nak katakan yang berubah. Nak katakan yang berubah. Nak katakan yang berubah. kuboha ingofero cyangwa se kuboha furari mu bijyanye no kuboha ibikoresho utabona nawe akaba yakwiteza imbere. Hano dufite ingofero iboshye murayibona hano imbere yanjye, nk'iyi ngiyi mfite hano nambaye murabona ko iyo niboheye mvuge niba yashyiraho wenda niba natangije mu rutugu cyangwa se gushyiraho ubururu, nimba ubururu bw'umutugu maze kuzenguruka inshuro 20 ubwo ngomba nko guhita nshyiraho irindi bara ry'umweru naryo bazirinda inshuro 20. ariko hariya umushinga wayo ujya kuba kumwe n'umuryango tuvuga ajesha mu byo dukora rero hari ibyo gufasha urubyiruko umuryango aba nabo nabo dufasha abo bakoresha, ariko ntitwibagirwa yuko muri b'abana cyane cyane abafite harimo abafite ikibazo cy'isuku yo mu kanwa, harimo ababyeyi bibagirwa kuba isuku yo mu kanwa basanga uburenganzira bwabo. twageneye insimburangingo n'inyumanangingo twazibahaye, harimo imbago zo mu kaboko, imbago zo mu kwaha bitewe n'ikibazo umuntu afite, harimo inkoni yera abantu batabona, ndetse n'amagare abantu bafite ikibazo cyo kugenda bikomeye kugira ngo badashobora kugendera ku mbago. Muri rusange twaba dufite urutonde rw'abantu barenga 260 mu karere ka Nyaruguru. Bakeneye inyumanangingo n'insimburangingo, abangaba nabo tubaye duhaye uyu munsi ariko igikorwa cyakozwe mu mirenge itandukanye. Dufite ikipe y'abaganga bazakomeza gukorana n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo babibagezeho kuri bigenda bisubiza. Turabizeza yuko bitarenze kino cyumweru gitaha abantu bose bafite ibibazo bakeneye insimburangingo bose bazamaze kuzihabwa. Murakoze. Honorable Minister of State, Governor of the Southern Province, Mayor, NYARUGURU District, development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. It is such an honor and a privilege to be with you here today on behalf of the United States to celebrate the International Day of Persons with Disabilities under the theme, Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future. Building an inclusive and equitable society is our responsibility, and a shared commitment to that defines who we are and what we stand for. It demonstrates what kind of future we want to have. The government of Rwanda has made tremendous progress in promoting and protecting the rights of persons with disabilities, and the United States is proud of our partnership on a growing number of initiatives.
all aimed toward enhancing inclusion across all sectors. Milestones such as the establishment of a disability management information system under NCPD's leadership, the distribution of the Rwanda Sign Language Dictionary tools to schools nationwide, and the adoption of the Special Needs Inclusive Education Policy showcase Rwanda's dedication to ensuring that every learner matters. The United States, through USAID, is contributing to the well-being of persons with disabilities through increasing access and accessibility to a myriad of social and health services. Through USAID Uburezi Wachu, USAID Rwanda has supported over 12,000 children with disabilities through promoting positive parenting and combating pervasive stigmas and attitudes, financially supporting over 12,000 children to receive specialized medical care and rehabilitation services, and nearly enrolling 3,500 children in ECD centers and schools. Through Tunoze Gusoma activity and Soma Umenye, USAID has standardized and validated the support of a Kenya-Rwanda Braille Code and adopted 54 supplementary reading books to Braille, as well as supporting over 27,500 teachers in private assisted devices and technology, including Orbit readers, smartphones, projectors, and laptops. Beyond basic education, we are also expanding employment opportunities for young people with disabilities. Through USAID's Feed the Future Rwanda Hanga Kazi activity, we have integrated disability inclusion into work readiness programs for youth in over 50 TVET institutions in Rwanda. Hanga Kazi provides entrepreneurship opportunities for graduates with disabilities and works with companies to create inclusive working environments. Recently, USAID launched the Twige Urima Ramarenga activity. This initiative is aimed at supporting deaf learners and promoting the use of Rwandan Sign Language. The activity is designed to foster community engagement and include support at multiple levels, especially at schools and within higher education institutions. Under USAID Gakura Kuribose, we have supported the DMS rollout through provision of startup equipment and materials. We appreciate the existence of inclusive laws and policies and look forward to its full implementation. Our commitment to disability inclusion starts within our own mission at USAID. We have introduced Rwandan Sign Language training for all of our colleagues, enhancing their understanding of deaf culture and promoting communication with our partners. This investment reflects that inclusion begins at home. The United States, through USAID, reiterates its commitment and its support to the promotion and protection of the rights of persons with disabilities. Murakoze Chane. Murakoze cyane. Minister, Honorable Maria Solange Kayisire, Governor of Southern Province, Mayor of NYARUGURU District. It is essential for fostering a more inclusive and sustainable world. It underscores the critical importance of ensuring active participation in decision-making processes that direct impacts the lives of people with disabilities. But before I proceed, please let me also commend and recognize the remarkable strides by the government of Rwanda in ensuring the representation of persons with disability within decision-making bodies, encompassing both the executive branch of government and also the legislative branches. A notable achievement is the establishment of the National Council of Persons with Disabilities, which outlines the responsibilities, organization, and functioning of the organizations that take care of people with disabilities. Additionally, we commend the contribution of the Member of Parliament representing persons with disabilities, the disability management mainstream officers at the district level that government has put in place,
and the fact that persons with disabilities are able to participate in different sectors, both at the village levels and also the council's level in our district. These individuals, we believe, play a crucial role in articulating evidence-based personal experiences and needs that would help significantly to contribute to the inclusive planning process at all levels of government, at the executive, legislature, and even in the districts. The recent housing and population census that Rwanda conducted revealed that in Rwanda there are 391,000 persons with disabilities. However, we noticed that more than 60% of children with disabilities are able to attend school. The level of illiteracy in persons with disabilities is at slightly above 40%, and only about 30% of persons with disabilities are employed. When you compare that with the general population, you know that it's a far cry from where we are supposed to be. And these figures I've read out are not just numbers, but they provide enough information for us to come together to develop responsive policies, laws, and initiatives to respond to the challenges that persons with disabilities are facing, including limited access to inclusive educational facilities, digital divide, and discrimination, among others. I want to also use this opportunity to thank the management of the schools that we visited this morning. It's obvious that they are doing a lot of work, but we also observe the challenges that they have. And on behalf of UN, we'll see how we can do better to support such schools across the country, because this is a mission for humanity. Distinguished ladies and gentlemen, in collaboration with different stakeholders, including the UN, the government of Rwanda has significantly improved the rights of persons with disabilities over the past years. In this regard, again, I would like to applaud the government for conducting digital housing and population census, which has provided enough information on the socioeconomic characteristics of persons with disabilities. Also to commend the government for the Rwanda Sign Language Dictionary that I'm sure this previous speaker spoke about, that has been published. And all this reflects Rwanda's determination to foster a society where everyone can participate in development. The government has also trained professional data collectors who are supporting gathering primary data for the rollout of the Disability Management Information System that I heard other speakers have also talked about. And we believe this will contribute significantly to support evidence-based and database planning accountability that would improve service to persons with disabilities in the country. So as we gather here today, let us also recognize that our work is far from over. Our efforts to help to support Rwanda to achieve the SDGs cannot be complete without the inclusion of persons with disabilities. On our part as the UN system in Rwanda, we are also embarking on the finalization of our cooperation framework, which will run for 2025 to 2029. And there is a strong component of supporting people with disability in this framework. And the strategy that we've adopted will make sure that we leave no one behind, including those that are not fully able in our society. We are truly fortunate to have the National Council of Persons with Disabilities and other different organizations of persons with disabilities as our long-term steadfast partners for our development work in Rwanda. The US system is looking forward to building from our existing achievements that we have made together and further counting on your dedication and partnership to achieve more in advocating for the rights and well-being of persons with disabilities. Distinguished ladies and gentlemen, as I conclude, allow me to share a key message from the recent SDG Summit that was held in New York, where world leaders reaffirmed their unwavering commitment to achieving sustainable development and shared prosperity for all. The summit specifically emphasized the critical importance of targeted investments in initiatives that uplift persons with disabilities,
recognizing them as equal contributors to our collective progress. It also highlighted the urgent need to bridge persistent gaps in education, employment, and access to social protection services for persons with disabilities. These are not just policy goals, but they are moral imperatives that demand our focused attention and action. Together, let us build a world where every individual, regardless of ability, can live with dignity, fulfillment, and the opportunity to reach their full potential. It is through inclusivity and equity that we will realize the true promise of the Sustainable Development Goals for all humanity. Thank you very much for your kind attention. Vivo,
ugitegurwa nk'ubitaye imanzi mwaramutse Ini tadi minta jadi murid. Ini
y'ubu muceceke twumvikane namwe wo hirya turusheho kugenda tugira umutuzo kugira ngo turebe ibyavuye mu matora twagize uyu munsi namwe abaraha musubire mu byicaro byanyu tugende mu byicaro kandi mutuze turusheho kurebera hamwe ibyavuye mu matora. Amatora twagize hano ari igikorwa cyahuriranye n'urukumbuzi mwari mufitanye. Reka tunabanze turabashimire kuko mwatoye neza, kuko mu majwi amaze kubarwa nta mfabusa twasanzemo, nta na nifashe. Kubw'ibyo bimwiha amashyi. Aha rero reka tuze tubabwire ibyavuye mu matora n'umukandida mwitoreye. Ubu buri wese afite amatsiko atekereza ko uwo yatoye ari we wegukanye amatora. Uwatsinze amatora rero yagize amajwi 88% by'inteko yose itora. Amazina ye yitwa Uwituze Aline. Ni mumuha amashyi. Yaba mutwereke tumenye barimo natambuke rwose natambuke aze atugezeho imbamutima ze n'uburyo yiyumva nyuma yo kwegukana aya matora. Oya ibyo dutangaza ariko byavuye mu matora.
cyiza tumaze kugeraho abantu bafite ubumuga hari n'abandi bana bafite ubumuga kuva mu kagari kugeza ku rwego rw'igihugu hari n'itegeko rirengera abantu bafite ubumuga ko bize akaba asobanutse akaba afite ubwenge akaba afite ubushobozi agiye guteza umudugudu wacu imbere kuki wamuzaniye hari icyo ariko numvise ngo n'ubu nama y'igihugu harimo abafite ubumuga aho icyo dusaba icyo dusaba ntabwo duhagarare kuva ku kagari w'igihugu aho icyo dusaba twebwe ndabwira abantu bose bari aha ngaha rwose uko 30% cyangwa bari mu nteko nyamuneka dushyiremo n'abafite ubumuga bahagije niyo byagera kuri 40 reka nkubwire abanyamatiku dore twagira ahantu bari basobanutse gukorera mu rwanda ndasobanura n'abikorera mu bikorera mu kazi kabo ibigo bya leta n'ibigo by'abikorera nyamuneka mushyiremo bafite ubwenge bafite ubushobozi barize hari n'ubu yarize rwose genda muzi ari kampani ahagarariye umuntu n'ubuhemba amafaranga ahagarariye aje mu mudugudu wacu tubone kumwakira nayo atuzamurira umudugudu murakoze cyane reka uwatsinze amatora nawe tumuhe ijambo atugezeho imbamutima ze kandi turizera ko abamutoye cyangwa se n'abazahagararira bose n'abazayobora muri uyu mudugudu atazabatenguha. Reka tumwumve. umuyobozi w'amatora arakoze kumpa ijambo. murahari abaje mu matora murahari twongere dusuhuzanye amashyi mbere na mbere mbanje gushimira umuntu wese wagize uruhare muri iki gikorwa cy'amatora. biranyereka ko asobanutse kandi bikanyereka ko ari kujyana n'iterambere ry'igihugu. mwiha amashyi rwose. harimo abasanzwe bazi harimo n'abatanzi. ku batanzi nitwa Aline Uwineza, nkaba natorewe guhagararira uyu mudugudu wacu kandi bizera ko tuzabana neza nkabagezaho byinshi. uzi ko wa muntu wadashoboye byonyine no kuba ahagaze imbere y'abantu yarabona nzi ko yamaze no guhagarara imbere y'abantu ubwo n'ubwo afite ari kuvuga neza uko mundeba aha ngaha narize mfite icyiciro cya gatatu cya kaminuza. ibintu bishimishije. ndizera ko mudatoye ikigwari kandi ndizera ko nsobanutse kuko hanze aha ngaha hari n'ibindi bikorwa nkora. hari kampani ndi kuyobora kandi ihembwa amafaranga menshi. ndizera ko nidufatanya tuzagera kuri byinshi. tuziyubakira umudugudu wacu uburyo uzaza imbere ku rwego rw'akarere kacu. si ibintu bishimishije. ababishyigikiye bari he? ariko rero njyewe murakoze kumukira. ariko we yego rero wabyumvishe nyine ibyo twakubwiraga ngo arashoboye tumwanya ariko rero njyewe mfite ikibazo. yego nabibonye arashoboye ariko ndi kubyumva ariko ntabwo byajya reka hano hari abantu reka babwire hari abantu benshi hano hari abantu se wowe reka mbaze abantu reka mbaze abantu none umva nshuti bavandimwe ndagira ngo mumfashe ndi kubyumva ariko ndagira ngo namwe mumfashe nibyo koko abafite ubumuga barashoboye
Kalisa we nyakira abana cyakendeze icyakora uyu mukobwa afasha nanjye mbona koze reka mbabwire mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi rero ku mufasha wanjye yabyaye umwana ndamusuzumye ndagenda ndaramututse ibi n'ibikomane nabyo iwabo iwacu ntabwo tubyara abantu bamaze babyaye ndamuze twebwe ni abantu mbabarira gusaba imbabazi ndakubabarira Kalisa rwose Kalisa maze rero rwose ubu rero ntacyo nabona navuga usibye kugusaba imbabazi y'amagambo mabi mpora mubwira gukomeretsa umutima none ndi kuyakubwira ndagusaba imbabazi ndabibona rwose abafite umwuga murashoboye maze ikindi kandi mugore mwiza umva unsaba imbabazi Rajaka muntu tukavuga iki maze kiri mu rugo iwanjye iki kirabo kiri mu rugo iwanjye iki unsaba imbabazi ndasaba n'imbabazi rwose mwakabyara nari ntarasobanukirwa n'abasaba imbabazi nimubabare rwose murambabariye se amina amina ubu nanjye ngiye kujya mparana kuko hakaba abantu muba hafi y'abantu bafite ubugura bari wa mbere umva abayobozi muri nyobozi bagushyiremo benshi bashyiremo noneho ikindi Kalisa ibi ngibi uboneye aha ngaha nawe bikubere ntangiriro yo gushyiraho itafari ryawe uharanire uburenganzira bw'abafite ubumuga kandi uhereye ku mwana wawe umufashe kwiga akoresheje ibikinisho bimufasha biri hafi erega natwe twabibona hafi reba ufashe umupira ukabangamo ibire kagapira kakandi abana bakunda gukina kamwigisha kubara ahererekanya n'abandi bana si ibintu byoroshye wihuye rwose bindi ndamutangiza ishuri mbere cyane byose n'abashyizeho babiri maze rero reka mbe yagushakisha ndashaka kugira ngo tumenye barakoze yaba Kalisa kuba yisubiyeho ndetse n'ababashije kumugira inama no kumwumvisha uburenganzira umwana ufite ubumuga afite nibyo kwishimirwa biragaragara rero igikorwa cyari cyaduhurije hano cyagenze neza kandi kigeze ku musozo ni mucyo rero tugende twishimire turusheho kwishimira ibyagezweho murakoze cyane harya mwateguye ko turi buhure neza turahurira muri sare y'ibara hepfo ya Kibeho ariko rero twagiye tugende turabyina byinshi abantu bose sikatera karirimbo hari n'abitamo ibi mukaza mugatangira ishimwe kuri muryango ASFA aho wagaragaje ibikorwa by'ingenzi mu gushyigikira abafite ubumuga batanga mu rwego rw'ubuzima bakoze akazi gakomeye kandi bagize neza barabashyikiriza abantu babiri
cyane nyakubahwa. Akarere ka Nyaruguru kagaragaje ubufatanye bukomeye haba ku kigo cy'ishuri tumaze kubona, haba umuryango ASFA ndetse n'ubuyobozi bw'akarere bahuzaga ibikorwa byose byagenze neza. Murakoze nyakubahwa, igikorwa cy'igihugu cyo gufatanya n'abaturage. Murakoze. Ya gatatu Ukuboza, u Rwanda rwifatanya n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga. Muri uyu mwaka wa 2024 twizihiza uyu munsi ufite insanganyamatsiko igira iti kuzamura uruhare rw'abantu bafite ubumuga mu miyoborere, twubaka ejo heza. Tumaze kubona umukino mwiza utwereka uruhare buri wese yagira mu miyoborere no kubaka igihugu cyacu. Kugeza uyu munsi abantu bafite ubumuga bahagarariwe mu nzego zitandukanye zifata ibyemezo kuva ku kagari kugeza ku rwego rw'igihugu, mu nama njyanama zose z'uturere, mu nzego z'ibanze, barahari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ndetse no mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Leta ikomeje gushyira imbaraga mu gufasha abantu bafite ubumuga, yaba mu kubaha serivisi, yaba mu kubitwararika mu byo batabasha, mu buvuzi no mu igenamigambi. Ikusanyamakuru ku bantu bafite ubumuga mu buryo bw'ikoranabuhanga ubu ngubu ririmo gusuzwa. Amakuru azavamo azadufasha mu igenamigambi mu rwego rwo gukomeza kwita ku bafite ubumuga mu buryo bunoze kandi burambye. Hari byinshi byagezweho, bakomeje kubivuga. Inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga yarateguwe, kandi tuzakomeza gufatanya guhugura abantu benshi muri urwo rurimi hagamijwe ko imbogamizi zo kumva no kuganira n'abatabasha kuvuga zivaho, cyane cyane mu mitangire ya serivisi no mu mashuri ku bakiri bato. Serivisi z'ubuvuzi bwunganira rehabilitation zongewe muri serivisi za mituelle, kandi zitangwa uhereye kuri centre de santé. Ibyo bizakomeza gushyirwamo ingufu kugira ngo binoge kandi bigere kuri bose. Hashyizwe imbaraga mu buryo bwo gufasha abantu bafite ubumuga kubona insimburangingo n'inyunganirangingo. Twabibonye, hari bake bazihawe hano, ariko no mu gihugu hose, buri karere, kuko uyu munsi wijihijwe mu gihugu hose, buri karere kateganije uburyo kagenda gafasha abantu. Ibyo byose tuzabikomeza dufatanije n'abafatanyabikorwa dufite. Ku bufatanye na Mineduc, leta y'u Rwanda yakomeje guhugura abarimu ku burezi bw'abantu bafite ubumuga, ururimi rw'amarenga, kandi hashyizweho amashuri afite ibikoresho bifasha abantu bafite ubumuga bwihariye kwiga, kandi uru rugendo ruracyakomeje. Uno munsi twasuye ishuri riri hano, ni ibintu bishimishije cyane kubona abana babona amahirwe, ariko ni n'ibintu by'uburenganzira bwa muntu bizakomeza. Ibikorwa bya siporo n'imyidagaduro nabyo bimaze gutera imbere ku buryo bushimishije, kandi abafite ubumuga batwara ibikombe byinshi mu marushanwa mpuzamahanga. Hano twabonye umukino, turabashimira cyane ababishyizemo ingufu, kandi turabashishikariza ngo abana bose tubahe kwidagadura byuzuye. Ibyo kwitabwaho rero ni byinshi, cyane cyane muri gahunda ya leta dutangiye y'imyaka 5, mu nkingi zayo uko ari 3: ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Muri ibyo harimo gukomeza guteza imbere serivisi z'ubuzima ku bafite ubumuga. Tuzakorana n'inzego zose bireba
kugira ngo bifate umurongo uhamye. Harimo gukurikirana porogaramu zo kuvuza abana bakiri bato bavukanye ubumuga no kwita ku bibazo by'abafite ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo tubafashe, ariko n'ubushakashatsi bukomeze buzadufashe kugenda bukemura ibibazo bigenda bigaragara. Tuzakomeza guteza imbere uburezi budaheza n'ubwihariye, twita cyane cyane ku bana uko babyiruka, ubumuga bavukanye, bamwe bafite ubumuga bukomatanyije, ntibibabuze kugera ku cyo umuntu wese kwifuza umwana we yageraho. Tuzakomeza guteza n'imbere imibereho myiza y'abafite ubumuga, cyane cyane abafite ubushobozi buke cyangwa batabasha gukora, kugira ngo bitabweho mu buryo bw'umwihariko. Ikindi gikomeye, aba bamaze gukina umukino batweretse yuko na social inclusion, gukomeza gushishikariza kubashyira mu buzima busanzwe. Buriya bakinnye berekana abatora, ariko harimo n'abatanga imirimo, kudaheza abize bafite ubushobozi kubera ko bafite ubumuga n'ibindi. Iyo ni ukugira ngo tubashe korohereza abafite ubumuga kugezwaho serivisi zose kandi neza. Ibyo rero leta izakomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa bose, ababa abahari hano ariko n'abadahari, kugira ngo ibyo bakora umunsi ku wundi tubyongere ingufu kandi bigere kuri bose. Turabashimira cyane, hano hari bakeya ariko mwamfasha tukabaha amashyi. Abafatanyabikorwa badufasha cyane muri uru rugendo. Baturage bose b'akarere ka Nyaruguru mubashije kwitabira uyu munsi hano, twaje kwizihiza umunsi. Nagira ngo twibukiranye ko kuba umuntu afite ubumuga bitavuze ko adashoboye. Leta y'u Rwanda yiyemeje gufatanya na buri wese ngo atange umusanzu we, yaba mu gufasha mugenzi we, yaba kwifasha kugira ngo yiteze imbere, ariko no gufatanya kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Ibyo kandi tuzakomeza buri wese ashyizeho umuganda we, dufatanyije twese nta kizatunanira. Nagira ngo mfate uyu mwanya nongere mbashimire mwese, mbifurize umunsi mwiza, kandi mbonereho no kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ko tuhatangiye ukwezi kwa 12. Murakoze, muzagire umwaka mwiza mwebwe n'imiryango yanyu. Murakoze.
itorero inyangamugayo nanjye mubona imbere yanyu ni itorero ry'abantu bafite ubumuga bwo kutavuga, niyo mpamvu mwumva ingoma no kutumva. Niyo mpamvu mubona imbere yanyu nta jwi ry'umuntu wumva. Aba ni abasore bafite ubumuga bwo kutavuga, niyo mpamvu mutari kubaririmba, ariko ni abasore b'abakaraza turabona turabafite. Intore cyane. Intore nk'uko mubibona kandi mujye mubashimira abana banyu kandi bacu urubyiruko rw'igihugu. Ariko rinabataramira bose nk'uko yabitubwiye n'urubyiruko rw'inkumi itorero rije kugira ngo bafashe tukabafasha ndetse bakanaduherekeza baze badufashe twese twishimane kandi bahite banakomereza aho baduherekeza. Murakoze. Mu gihe twerekeza abashyitsi bacu turagira ngo dusabe waberaga ahangaha Nyaruguru muri rusange. Hanyuma uyu ni umwe mu bajene cyangwa se n'umwe mu basore witwaye neza of course muri examination afite ubumuga bwo kutabona. Agira ngo numve uko yabonye uyu munsi nk'umujene uri kugerageza gutera imbere kugira ngo ejo n'ejo bundi tugire abayobozi beza bafite ubumuga nk'uko nawe ubwo yagendaga abivuga ubwo amanota ye cyangwa se ubwo examination amanota yabaga amaze kugera hanze muri rusange. Amakuru yawe watangiye twibwira. Murakoze cyane, nitwa Niyonzima Jean Dodier, mfite ubumuga bwo kutabona, niga ku ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo kutabona riherereye i Kibeho muri Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Nkaba ndi umwe mu banyeshuri bitwaye neza mu bizamini bya leta ku rwego rw'igihugu. Nitwaye neza rero nanjye ariko mfite ubumuga bwo kutabona. Congratulations cyane ni ikintu cyakoze ku mutima benshi cyane, noneho no kubabwira abana babo bafite ubumuga muri rusange. Hanyuma kino gikorwa wibakibonye gute uyu munsi mpuzamahanga wari abantu bafite ubumuga wabonye gute muri rusange? Ni umunsi nabonye ko ari umunsi ushobora kuba waba mwiza kuri twe cyane cyane bafite ubumuga butandukanye, kuko ni umunsi twicara hamwe twese n'abafite ubumuga tukarebera hamwe imbogamizi, ibibazo bitwafekitinga, ibibazo duhura nabyo mu myigire yacu, mu mibereho yacu, tukabasha kubikemurira hamwe. N'umunsi kandi duhurira hamwe mbese n'abafite ubumuga natwe tukumva yuko dufite ijambo, tukumva yuko hari uruhare twagira mu byemezo bifatirwa mu buyobozi cyangwa se muri sosiyete muri rusange. Gusoza ni ubuhe butumwa ugeza ku babyeyi n'abana muri rusange? Ubutumwa nabagezaho ni uko bagomba kumva ko disability is not an ability, ko
kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko nta kintu ushoboye, ahubwo biguha imbaraga byakagombye gutuma wumva ko ugomba gukora cyane kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Kuko nanjye nageze kuri achievement irenze iyo buri wese atatekerezaga, mbona ko the sky is no longer the limit. Mbona yuko ikintu gikomeye bigusaba ko ukora cyane kugira ngo ukigereho. Ikindi inama naha ababyeyi cyangwa se ubutumwa nabaha kujyana abana babo bafite ubumuga ku ishuri, kuko nabo barashoboye, hari icyo babafasha, hari icyo bageraho, nibo bashobora kuza muri sosiyete bakaba bagira icyo barema mu bantu, bahindura mu bantu, cyangwa se nabo baba bafasha muri sosiyete muri rusange. Kandi ikindi ni ukubabwira yuko niba ugeze kuri achievement runaka, ugomba gukomeza gukora cyane, ugasigasira ibyo wagezeho, ukumva yuko ubuzima atari aho burangirira, kuko life is a progressive journey. Ubuzima burakomeza, ejo bishobora kwanga cyangwa se bigakunda, ntabwo uzi ibiri imbere. Niyo mpamvu uba ugomba gukora cyane kugira ngo ukomeze gusigasira ibyo wagezeho, unatera imbere muri rusange. Nanjye rero nk'iyo achievement nagezeho, nsaba gukomeza gukora cyane kugira ngo n'ubundi muzakomeze kugera kuri byinshi. Ntabwo twasoza ntakoje akantu kamwe muri gahunda zose zabereye ahangaha, ni ikintu gishimishije. Muri gahunda zose zabereye ahangaha, ikintu cyanshimishije nuko nabonye hari abantu bafite ubumuga, bafite icyo bakora muri sosiyete, bafite imyanya bafite muri sosiyete. Mungu naye Elia, Mungu wa Elia. Nabonye nk'abantu bafite ubumuga bigisha, nabonye ko mu kigo cyacu gifite abarimu bafite ubumuga bwo kutabona bigisha, bafite akazi. Mubona ko hari n'abandi bari mu nzego z'ubuyobozi bafite ubumuga. Icyo kintu kuba nakibonye cyanshimishije cyane, kuko ni n'imbogamizi dufite ko umuntu ufite ubumuga iyo ari ku ishuri akina n'abandi bana bakaganira, akajya ku ishuri agatsinda, akumva nyine arishimye cyane kuko aba ari kumwe n'abandi bana, ariko yagera hanze kuko nta opportunities zihari zo kuba zamufasha kubona akazi, nawe yisangamo, ugasanga abaye unemployed, abaye nta kazi afite, ugasanga nta kintu arimo gukora. Rero nkaba nasaba na leta kuba yadushyiriraho opportunities natwe zadufasha kubona akazi nyuma yo kurangiza, kuko usanga n'ubundi kuba umunyeshuri ufite ubumuga yaragiye mu ishuri, yageze hanze biba nkaho yari ari mu byishimo by'agahe gatoya, ariko ari kumwe na bagenzi be ugasanga hanze nta kintu ari gukora. Ubwo rero byanshimishije cyane kuba nabonye abantu bafite icyo bakora, bafite icyo gukora gusabye isomo runaka. Reka dushimire cyane kandi twifuriza success mu byose. Murakoze namwe. Yes, muri kano kanya turi kumwe n'umuyobozi w'umuryango wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga, ari wo Uwezo Youth Empowerment. Reka aratangira atwibwira muri rusange, hanyuma anatubwiye n'ishusho yabonye muri rusange y'uyu munsi waberaga ahangaha mu karere ka Nyaruguru, umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ubumuga muri rusange. Murakoze cyane. Nitwa BAFITE UBUMUGA, ni umuyobozi wa Uwezo Youth Empowerment. Uwezo ni umuyobozi w'umuryango uteza imbere abana hamwe n'urubyiruko bafite ubumuga. Turimo mu bitabiriye uyu munsi nk'indi miryango y'abafite ubumuga, ariko nk'abantu bafite ubumuga. Uyu munsi rero mbajije uko nawubonye, ni ibirori. Ni ibirori biza rimwe mu mwaka. Niwo munsi navuga ko uhuza abantu bafite ubumuga bakishima, bakidagadura, kandi bahuriye hamwe mu bikorwa bibahuza biri rusange. Kugira ngo yaba ari ibikorwa uko gahunda yagenze, ikigo twasuye cy'abana batabona, abadukiniye, abatubyiniye, byari ibyishimo, kandi ubona ko n'abantu bafite ubumuga bafite umunezero ku maso. Uwezo tuziho ko ari umuryango w'abajene, birumvikana ufite n'ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi ku munsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ubumuga, bwari mufite umwihariko
w'uko mwatuzaniye ibitangazamakuru cyangwa se igitangazamakuru mu buryo bw'amashusho ndetse no mu buryo bw'amajwi, ubwo ndavuga Uwezo TV official ndetse na Uwezo Radio muri rusange. Mwatekereje gute mu by'ukuri kino kintu, dore ko ari nayo cyangwa se ari cyo gitangazamakuru cyihariye gifokasinga cyangwa se kivugira abantu bafite ubumuga mu Rwanda muri rusange? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze koko Uwezo dukora byinshi, dufasha abana kwiga, tugafasha urubyiruko kubona akazi, tukabigisha ikoranabuhanga, tukabafasha mu kugira access kuri serivisi z'ubuzima. Ibi rero kuzanamo igitangazamakuru ni uburyo bwo kurushaho gukomeza gukora ubuvugizi, cyane ko ibikorwa abantu bafite ubumuga bakora hirya no hino mu gihugu ntabwo bikunze kumenyekana. Iyi ni ku nshuro ya kabiri dutangaza ku buryo bw'imbonankubone live umunsi w'abafite ubumuga, kuko n'umwaka ushize twarawutangaje, ariko n'uyu munsi tuzanakomeza tubikore. Impamvu twanabitekereje ni uko uyu munsi hari abantu baba bifuje kugera hano ariko batashoboye kuhagera. Turi mu karere ka Nyaruguru n'utundi turere hari uko twizihije, rero hari kubera n'ubumuga abantu bafite, hari abadashobora kugeraho ibirori bibera. Rero iyo twakoze rero igikorwa nk'iki, nubwo umuntu atashobora kugikurikira muri ako kanya, n'ejo ubundi ashobora gukurikira ibyahabaye n'ubutumwa buba bwatanzwe na bwiza cyane, akamenya n'ibyavugiwemo, akamenya n'ibimuteganyiriza, ibyo bamuteganyirije, bityo nawe akibona muri wa munsi mukuru, kabone n'ubwo yaba atahagize. Ikindi gikomeye ni uko ni uguha ijambo abafite ubumuga, kuko igitangazamakuru cya Uwezo Media Radio na TV muri rusange ni igitangazamakuru cy'urubyiruko rufite ubumuga, yaba ari abatekinisiye, yaba ari abanyamakuru. Ni uburyo rero bwo kubaha umwanya kugira ngo nabo bakore, bavuge, banatangaze n'ibindi byiza byinshi itangazamakuru rusange risanzwe ritagira ritangaza ko afite ubumuga. Urakoze cyane. Uyu mwaka wa 2024 ku makuru dufite nuko ari umwaka uje wuzuza imyaka 10 umuryango Uwezo ubayeho ushinzwe. Mu by'ukuri niki muri guteganya ku bijyanye n'iyo myaka 10, hanyuma niki mwishimira uyu munsi muvuga muti iyi myaka 10 ntabwo ari y'ubusa, ntabwo iyi myaka 10 twanebwe cyangwa se twarakoze cyane? Gerageza uburyo ki udushushanyiriza mu magambo make. Imyaka 10 kuyishushanya mu magambo make biragoye. Uhera aho twahereye nzana igitekerezo, Uwezo ishingwa kugeza uyu munsi, imyaka 10 nibyo irapfundikiwe, ariko n'imyaka yabayemo byinshi. Imyaka yabayemo kwiga, gusobanukirwa, imyaka yabayemo kugerageza ibintu byinshi bituma kuko igihe twatangiraga Uwezo mu by'ukuri byari bigoye kubona urubyiruko rufite ubumuga ruri muri sosiyete rumeze neza, rusobanutse. Uyu munsi yaba ari abari hano murabona ko basobanutse. Hari aho narebaga hirya nkabona ari urubyiruko twakoranye mu myaka nk'itanu ishize, bari mu kazi, bari mu nshingano z'igihugu, ubona ko ari ibintu bishimishije. Hari abantu uyu munsi bagiye ku ishuri kubera ko twabagezeho, n'uyu munsi turacyakomeza. Uyu munsi hari imyumvire yahindutse y'Abanyarwanda kubera ko hari izindi mbaraga zaje nk'irindi jwi y'umwihariko rivugira urubyiruko n'abana bafite ubumuga. Ibyo nibyo twishimira. Ikindi gikomeye cyane ni uko imyumvire ku rubyiruko yarahindutse. Uyu munsi iyo tuvuze akazi, kwigira ku rubyiruko rufite ubumuga, ntabwo tuvuga muri rwa rwego rw'uko umuntu atishoboye, ariko tuba turimo gutanga ingero. Ibyo duteganya rero ni ugukomeza gukora ibyo twakoraga tukarushaho, ariko nanone kurushaho kureba ni hehe twagize intege nkeya dushobora kuba twakongera, cyane ko tugiye gutangira ikindi kinyecumi kindi myaka 10. Turifuza rero kugera kuri benshi, turifuza kubona urubyiruko rwinshi mu kazi, turifuza kubona mu nzego z'ubuyobozi, turifuza kubona abana bafite ubumuga batagikingiranwa biga kandi bigana n'abandi, turifuza kubona umuryango nyarwanda utabona ibibazo by'abantu bafite ubumuga ukabirekera imiryango ibitaho gusa, ahubwo ubona ko abantu bafite ubumuga, abana n'urubyiruko bakeneye kurengerwa kandi na buri wese. Ibikorwa rero turacyari mu ngamba. Mu gihe cyose ibibazo bitararangira burundu, Uwezo tuzakomeza dufatanye n'abandi kugira ngo dushakire ibisubizo. Tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa bwihariye ushobora kuba wageza ku Banyarwanda muri rusange, ku babyeyi, ku bana, ku rubyiruko nka Uwezo, umuryango wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga? Ubutumwa ni nk'ubwo duhora dutanga buri munsi. Ubutumwa ni uko abana bafite ubumuga barashoboye. Akenshi umwana ufite ubumuga kubera ko ari n'umwana,
kubera ko afite ubumuga ari igihe umuryango avukamo utamuha amahirwe yo kuba yanitekerereza rimwe na rimwe cyangwa kenshi n'ibyemezo bimufatirwa ntabigiremo uruhare. Tumve ko abana bafite ubumuga bafite uburenganzira n'uruhare kandi bagomba no kumenya ibibakorerwa. Tubahe amahirwe, bajye gukina n'abandi, tubahe amahirwe bakore amakosa, bahanwe, bakure, barerwe, bisanzure, bajye mu mashuri bige, bazatera imbere. Hanyuma ku rubyiruko, mwebwe ni mwe tubwira, uyu munsi nta rubyiruko rufite ubumuga wakaba yiyumvamo ko adashoboye cyangwa yiyumvamo mu cyiciro cy'abatishoboye cy'abakecuru n'abasaza. Iyo message tuyitanga kenshi. Aho ufite intege nkeya niho tuza kugira ngo tukunganire, ariko tuzi ko hari n'inzego nyinshi zihari zigamije kubakira ubushobozi urubyiruko. Rero wikwiyumvamo ko kubera ko ufite ubumuga byarangiye, ahubwo tera intambwe uve aho uri ugana aho abandi bari, wige byinshi. Umuryango nyarwanda rwose mukomeze muduhe amahirwe twigaragaza ibyo dushoboye gukora, ngira ngo abantu bakurikiye ibiganiro hano, yaba ari imikino yakinwe n'urubyiruko, yaba ari imbyino n'urubyiruko, abamuritse n'urubyiruko, rero ntacyo twakora uyu munsi dusize urubyiruko inyuma. Duhindure imyumvire, tubahe amahirwe, ahasigaye nabo bagire umusanzu batanga mu iterambere ry'imiryango bavukamo, ariko no muri rusange n'igihugu cyacu nk'u Rwanda. Murakoze cyane, reka tubashimire ku mpanuro ndetse n'inama mutugiriye, tubifuriza gukomeza gutera imbere mu byo mukora, kandi tunasaba ko mukomeza ibyo mukora cyangwa se urukundo mugaragariza abana n'urubyiruko bafite ubumuga muri rusange. Murakoze cyane. Turabashimiye.